reka nkwereke uko wacaginga telefone utayisize ku muriro ikuzura 100%, kabone nubwo telefone yawe yaba irimo rimwe cyangwa yazimye. Ngiye kukwereka uburyo ushobora kuba wayicaginga ikuzura umuriro 100%, mbese ikuzura neza utayisize ku muriro. Niwitegereza neza iyanjye urabona yuko irimo 48. Ngiye kukwereka uburyo ushobora kuba wabikora kugira ngo mbese telefone yawe yuzure 100% ariko utayisize ku muriro. Ushobora kubyifashisha mu gihe ubona telefone yawe isigayemo kabiri cyangwa irimo rimwe cyangwa irimo 5 cyangwa irimo 10, hanyuma telefone yawe ikabasha kuba mbese wayicaginga ariko utayisize ku muriro, mbese utayisize ku murongo ugende ugiye kuyicomeka. Itegereze neza cyane urabona yuko ngiye mfitemo 48. Rero fata telefone yawe hanyuma mbikwereke cyane n'abantu bafite telefone zijya zishyuha, ugasanga irashyuha cyane ariko yamara gushyuha igahita yizimya, mbese ikongera kwaka uko imaze kuba yahora. Nawe iyi video irakureba. Noneho fata telefone yawe maze nkwereke uburyo agasetting ufungura, hanyuma telefone yawe igahita yuzura 100%. Urutegereza neza cyane ubone yuko telefone irimo 48 urimo urabibona neza cyane. Fata telefone yawe hanyuma uze tujyane nkwereke uburyo ubugenza. Gusa nyabona mbere yuko dutangira ndagusaba kurayikinga iyi video, mbese ugatanga n'igitekerezo cyawe hasi muri comment. Niba byakunze utubwira hasi muri comment, mbese utubwire uko byagenze we niba nawe wabikoze bigakunda. Ngafungura telefone yawe hanyuma uze urebe mbese iyi taburo imeze nguku gutya. Iyi taburo ushobora kuba ku bantu bafite telefone mbese ushobora kuba wasanga iyi taburo, ushobora kuba wayisanga hano handitse ngo my iPhone. Ahangaha ushobora kuba wayihasanga, ariko nimba utayisanga ahangaha ushobora no kuza ukayisanga aha hasi nawe ushobora kuzuka uje ukareba hano handitse setting, nawe ushobora kuhasanga iriya taburo ngiye kuba nakwereka. Iriya taburo iriya taburo iri hasi hano hari setting, ushobora kuba wasanga iriya taburo ngiye kuba nakwereka. We ibyo ukora byose shaka ahantu handitse gutya hari iyi taburo imeze nguku gutya. Ngereka nze nkande ahangaha reka nze nkande ahangaha gutya, ahangaha gutya, aha gutya, ahangaha gutya, ahangaha reka nze makande gutya. Hanyuma uze we ibyo ukora byose shaka taburo imeze nguku iyi ngiyi, hanyuma uze urebe hano handitse ngo brand number. Ahangaha uze uhakore, ahangaha handitse brand number, uraza uze uhakande nguku urakanda inshuro zinga 7. Hanyuma kubera yuko ngiye telefone yanjye itarimo password, we nuhakanda inshuro 7 bahita bakubaza gushyiramo password. Password uzahite uyishyiramo aka kantu. Ngewe kubera na password telefone yanjye irimo, uraza we uhakanda inshuro 7 password, bahita bakubaza gushyiramo password urayishyiramo. Nizere ko aka kantu wagakoze neza cyane. We shaka ahantu handitse hano bareberaga batiri, mbese RAM, mbese umwanya wa telefone, ahangaha amakuru ya telefone hashaka nurangiza uze ushaka hano handitse ngo brand number. Hanyuma noneho numara kwakara gutya uraza uze umanuka hano hasi, noneho uze hano handitse ngo setting, ahangaha gutya handitse ngo setting uhakande gutya. Hanyuma none umara kwakana gutya uraza uzamure gutya urebe ijambo rya nyuma. Gusa nimba kutakoze bira bintu maze kukwereka ntabwo iri jambo rya nyuma uri buribone, iri ryo hasi rino rya nyuma ntabwo uri buribone. Ikintu urakora uraza ugense urikandaho gutya urifungureho gutya, hanyuma uze ushake iri jambo rimeze nguku ryanditseho system. Iri jambo ryanditseho ngo system, iri ngiri gutya narisizeho agafresh ndizera kurimo kuribona. Uraza ugense uraza urikandeho nguku gutya, urarikandaho nguku. Ukimara kurikandaho nguku urabona utu tuntu tubiri turi ahangaha, utungutu tubiri. Urahera ku kambere uze ugense ugafungure kano kambere, n'aka kabiri nako uze ugense ugafungure akangaka gutya nako ugense ugafungure. Gusa witegereze neza cyane harangiye ndacyafitemo umuriro wa 47. Ndaza uraza ugafungure nguku gutya. Gusa mbere yo kugafungura reka mbabwize ukuri, ukuri kandi mumbabare, ibi bintu ntabwo bikora, ibi bintu ntabwo bishoboka kuba telefone wayicaginga
ariko utayishyize ku muriro. Ibyo ni ibintu bidashoboka, ntabwo bishoboka, nta na gato bijya bishoboka. Telefone nk'uko ubizi ko igihe ushonje utabonye ibiryo inzara itashira, ni nako n'igihe uramutse udacagize telefone ntabwo ishobora kuba yajyamo umuriro. Bivuze iki? Ntabwo bishoboka gucaginga telefone utayishyize ku muriro, ibyo ntabwo bishoboka. Muranyihangana, ibi ntabwo bishoboka. Nashaka gusubiza bari abantu bajya bibwira yuko hari uburyo umuntu ashobora kuba yacaginga telefone atayisize ku muriro. Ibyo bintu ntabwo bishoboka. Ahubwo dore ikintu ahangaha gukenge nari ngiye gukora, ibi ngibi ni nabyo bajya bakunda kuba bababeshya bababwira yuko bagiye kuzuza telefone yacu. Akangaka neza nkagafungura, akangaka nk'uko urimo kubibona ubona yuko mfitemo 47, telefone irahita hari hejuru hahita huzura umubare 100%, mbese harahita huzura, mbese bigaragara yuko mbese telefone yacu yuzuye umuriro 100%. Gusa nubwo haraba huzuye 100%, ntabwo biraba bikuyemo ko harimo umuriro 47. Ubundi uyu muriro gurabara nkugera kuri rimwe telefone izime, kubera yuko gutya aka kantu ningafungura nguku gutya urabona ko telefone isijyamo 100%. Ibi bivuze iki? Ya 47 niyo irimo iracyarimo. Ubwo nubundi umuriro uragenda gushira nka kwako n'ubundi wari gushira, nubundi ku buryo kugeza igihe gutya ntabwo biri bugaragaze ko umuriro uri kugabanyuka. Aka kantu nimba wagakoze kagakunda bimbwira hasi muri comment. Gusa abi niba wanabikoze umenye ko ntabwo byongera umuriro, nta kintu byongeraho. Icyo byongeraho nuko bigaragaza ko hano telefone irimo 100%. Cyo wakoze nk'umuntu ufite telefone agiye kuyigurisha ku batubuzi, mbese ugiye kugurisha nka telefone ukaza ututuntu ukadufungura gutya, ntabwo telefone barayitestinga, ntabwo ijya igaragaza ko umuriro wavuyeho n'agakoni na kamwe. Ubu nibwo yaba irimo rimwe ukabikora ibi ngibi telefone ihita yuzura 100%. Ndabakunda cyane, gusa mbibutsa yuko nabararikira ndi hafi gukora live ya video, mukambaza ibibazo byose mugeze mushaka mwe mubirundarunda, bimwe mubibaza hano hasi muri comment. Reka duhure muri video z'ubutaha. Ciao ciao.